Hello guys, ndabasuje aho muherereye, nizere ko mumeze neza. Nanjye nje nibereye mu rukundo, aho uri rwose ushatse wanyohereza akaroze, nta kintu byantwara, byangwa neza. Yes, love. Kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Inshuti zanjye, muryango mushya ningutse kuri Family TV Ikamba, kuko nanjye nje meze neza, nje muri vibe z'urukundo. Ese murahari cyangwa ni bimwe byanyu? Ni ukuri uyu munsi mbazaniye ibijyanye n'urukundo. Urukundo ruraryoha, nta kintu kiryoha nk'urukundo. Bajya bavuga ngo ubuki burarura, ushatse kuvuga ngo biraryoshye cyane, ariko nta kintu cyiza nko gukunda umuntu ugasanga nawe aragukunda, nko gukundwa nawe ukundwa. Ibyo bintu biraryoha. Mana yanjye, niba ufite umuntu mwakundanye, niba hari umuntu uri kwiyumvamo, niba hari umuntu ugiye kubitaho akajisho ukumva hari ukuntu wumva utunyamuneza turakuzamutse, stay in touch, turi kumwe kabisa muri aka kanya. Mbahaye ikaze ku Ikamba Family TV. Ni Sisi ugarutse, ngarutse muri vibe z'ururove, ururove, abantu bakunda. Kandi gukunda ni byiza, gukundwa ni byiza, ni ukuri. Nawe ndakwifuriza kugira umuntu niyo yaba umwe ugukunda by'ukuri, biba ari umugisha, biba ari ubutunzi bukomeye. Rero tugiye kuganira ku bintu urukundo runyuramo byanze bikunze. Niba utarabinyuzemo, cyangwa se niba uteganya kubinyuramo, cyangwa niba uri kubinyuramo, uraza kumbwira muri comment aho uherereye. Uraza kumbwira comment zanyu, mpora mbashimira kuko mumba hafi, murankunda mukabimbwira, mukabinyereka. None rero nanjye nje kubabwira ukuntu biryoha gukunda, uburyo mwabinyuranamo, uburyo etape kuri etape, akantu ku kandi. Nabikunda kuko ndumva nuzuye urukundo, kandi urukundo na Imana idusaba kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo ni ikintu cyiza rero, urukundo ruraryoha, urukundo rutanga umunezero, rutanga ibyiyumviro utazi ahantu biri guturuka. Uba wumva amarangamutima akora neza, uba wumva unezerewe. Noneho ikiruta ikindi iyo ukunda ugukunda. Rero nyemerera tugendane akantu ku kandi mu biranga urukundo nyarwo. Ubwo nk'uko nabikubwiye, uraza kumbwira aho uherereye, cyangwa uraza kwisuzuma usange utaranakunda. Ariko uzi ko bijya binabaho, ukaba uzi ngo ufite umukope, ufite umukopine, ufite umuntu ariko mu by'ukuri utaramukunda pe. Cyangwa wazakunda undi muntu ukavuga voilà, uzi ko aribwo bwa mbere nkunze, uzi ko wa undi se buriya naramubeshyaga, byari bimeze bite, ko ari ubwa mbere numvishe ntari gusinzira, ko ari ubwa mbere numvishe ntazi ukuntu umeze. Rero mu biranga urwo rukundo, hari ukuntu uba ugendana n'umuntu, cyangwa muhuriye mu kazi, cyangwa se muturanye, cyangwa mwigana, hanyuma ukaza gusanga hari ukuntu mukubita akajisho, wamubona ugahita wumva hari akantu kaje mu mutima kagusimbutse. Icyo gihe jya uvuga ati harimo akantu. Cyangwa se wamureba ukumva wamuhozaho ijisho ukumva ntiwarimukuraho. Icyo gihe haba harimo akantu. Haba habura iki? Haba habura gutera intambwe ukamubwira ko umukunda, cyangwa nawe akakubwira ko agukunda. Uko mukomeza kubana, uko mukomeza guhura muri byinshi, hari ukuntu uba wumva mwakomeza muganira, ukumva mufitanye ibiganiro bidashira, ukumva akantu kose ubonye wamuhamagara ukamumenyesha, ukumva hari n'ukuntu nkatwe kera twabaga muganirira nko hanze, wenda mwaherekezanyije mugeze hafi y'igipangu, mukaganira, ukongera ukamubwira ati reka nongere nguherekeze, ukongera ukamuherekeza. Mu by'ukuri
kubera umunyenga w'urukundo urimo, kubera ukuntu uri kwiyumva, ntiwumve ko n'imbeho yaje, ntiwumve ko n'imibu yakuriye, wagera mu nzu ugatangira kwishima cyangwa ukumva nibwo ushatse kwifubika. Aho hantu ujye uhatinda cyane, ujye umenya ati uriya muntu harimo akantu. N'ukundi umuhobera ukumva wamugundira, ukumva wamuhorana, ukumva nyine ntabwo ushaka kumureka. Ibyo nabyo biri mu biranga urukundo. Icyo gihe haba hajemo urukundo hagati yanyu. Noneho rero bigasaba iki? Bigasaba ko hari umwe uri butere intambwe akabwira mugenzi we ati ndagukunda. Ibyo bintu biraryoha. Akuzi kubwira umuntu uti ndagukunda. Kera ho hari ukuntu umuntu ahita akavuga ati nzagusubiza reka njye kubitekerezaho. Ariko mu by'ukuri igisubizo umuntu aba akicaranye, aba agifite, ariko akihagararaho bitewe n'umuco, akavuga ati reka atabona ko nanjye namushamadukiye, atabona ko nanjye namukunze, atabona ko navuye mu byanjye, ukijijishamo gakeya, ukabanza ukajya kubitekerezaho, nyuma ukazamuha urukundo. Icyo gihe rero biraryoha. Icyo gihe ni hahandi muhamagarana amasaha 24 kuri 24, amayinite mwe yashira undi nawe akabaraguze, mukavuga koko ntimubure utwo muganira, mukumva mufite byinshi byo kuvugana, mukumva murakumburanye kandi mwahoranye, ukumva nyine harimo ibishashi, harimo rukuruzi hagati yanyu, ukumva akantu kose ntawamuvuga nabo hari. Icyo gihe nyine kaba kabaye. Iyo rero mumaze kurenga iyo ntambwe, mutangira kugendana mu buzima. Ariko rero uko mugendana nyine muragendana muri wa munyenga w'urukundo, ntabwo ubuzi ngo arakarate, ntabwo uzi ngo yishimate, nta nubwo ubuzi ngo se bimeze bite. Gusa wowe icyo ureba, niba ufite uburyo wamukunze, ufite ikintu wamukundiye, ni icyo ngicyo nyine kiza kikaguhuma amaso, ugatwarwa. Noneho ugatwarwa n'aya magambo meza akubwira, na twa tugifu utaguha, n'aya makoro, na za mesaje, twa ducati twanyu, ukumva hari ikindi kirere wibereyemo, ukumva hari umunyenga wibereyemo. Icyo gihe rero muri gukundana gutyo, hari igihe bigera uko mwitegerezanya, uko mugendana umunsi ku munsi, hakazamo ikintu cya fiançailles. Icyo gihe rero muba mwashimanye. Umuhungu akakureba imico, akakureba imyitwarire, akakubereba imigendere, akagushima. Yamara kugushima nawe, kuko bivanye n'igihe cyo wamukundiye, uko ureba yitwara, umugabo wifuza ko mwazabana, ukumva nawe uramukunze, uramwemereye. Iryo joro rero rya fiançailles ritandukanye na wa munsi wamubwiye yego. Nubwo buri minsi yose igenda ifite umwihariko wayo, ariko icyo gihe nabwo mugeze ku rundi rwego rwiza rw'urukundo. Icyo gihe rero iyo muri abafiance, my friend, ibyo bintu ndabikumbuye, ndabigukumbuje nawe, biraryoha. Habamo umunyenga, habamo urukundo, habamo kwiyumva neza, habamo kumva unezerewe. Ni byiza cyane. Icyo gihe rero iyo muri abafiance, mutangira nyine kujya mukaganira umushinga, uburyo muzakora ubukwe bwanyu, mukabanza mukiyereka imiryango, mukiyereka inshuti. Noneho ahandi biryohera ni ukuntu nyine iyo mwatangiye kwiyereka imiryango n'inshuti, abantu bose nyine baba bari fier, aba ngaba bagiye kuzabana. Noneho namwe mu rukundo ruba ruri hot, ruryoshye nyine, muhuza gahunda, muganira ku bintu byose. Mbese mwumva wa munsi wa mariage ubatindiye, mwumva bitinze cyane, nyine mufite amatsiko, mbese murara mubivuga, mubisengera, mwibaza uko bizaba bimeze, mubirota. Fiançailles iraryoha cyane, iraryoha. Ni na byiza kuyicamo, kuko byibuze bituma hari ukundi mumenyana. Nka mbere wenda mwari abakope n'abakopinage, muri kopinage, abakope n'abakopine, noneho nyuma iyo etape yo gukundana bisanzwe yararangiye, mugeze muri fiançailles, noneho ababyeyi bamaze kubimenya, inshuti zanyu zamaze kubimenya, abantu nyine barabibona ko ejo n'ejo bundi uzaba ari umugabo n'umugore. Icyo rero iyo kirangiye, ababyeyi barabamenye, ibintu byaragenze neza, mwaremeranyije muri byose, hakurikiraho mariage.
abantu bakabyuka bagashyashyana bakishyira ku micyo bakagira amafuresheri, namwe nyine niko imyiteguro irimbanyije bakabatahira ubukwe. Iyo bamaze kubatahira ubukwe barabashyigikira bakabifuriza imigisha myiza, bakabifuriza kubyara abahungu n'abakobwa, gutunga mugatunganirwa, namwe nyine uwo munezero w'uwo munsi mukawumva. Umunsi wa mariage nawe uraryoha mu rukundo. Mbese buri etape y'urukundo igenda igira umwihariko wayo kandi mwiza. Icyo gihe rero ku munsi wa mariage abantu bamaze kubashyigikira barataha, mugasigarana wowe n'uwo mwahisemo kurushingana. Igikurikiye rero mwinjira mu wundi mwanya mwiza wa buki. Aho hantu haba haryoshye, uba umukunze, uba ushishikariye kumenya icyamushimisha, wumva nyine umufitiye utugifuti twinshi, ufite ibintu byinshi mu mutwe bakubwiye ngo umugabo ngo gutya na gutya, ngo umugore gutya na gutya, ngo ugomba kwitwara gutya na gutya kugira ngo umunezeze, ukabyuka ukamutegurira, mbese mukanezezanya, mukabwirana ko mukundana, mukishimirana. Icyo gihe rero nyuma ya buki nyine muyigeramo, ariko wenda nyuma yayo Imana ishobora kubaha umugisha mugahita musama, cyangwa se mukaba bitaranakunda kubera umugambi w'Imana, ariko mugerageza nanone hari indi etape urukundo rugeraho rugatangira gutekereza ku bintu by'iterambere. Urumva ntabwo mwahora mu munyenga wa jotem shushu jotem, ahubwo mutangira no gutekereza niba mwakoze ubukwe mukodesha, turagomba gukora iki kugira ngo tuzagira inzu yacu, turagomba gukora iki kugira ngo tuzatera imbere. Icyo gihe rero urukundo ruba rutangiye kuva muri bya bishashi, ahubwo rutangiye kuba urukundo rw'imbaraga. Cyangwa se nanone ugasanga nk'umuhungu afite baby nziza iri ku myako, wa wundi ureba nyine bagendana akaba ari fieri, mu mvugo z'iki gihe ukabona afite nyashi, ukabona ateye neza, ukabona nyine araberewe arakeye. Noneho ugasanga umutipe yarakwamye, kandi umukobwa ni ibintu byo kujya mu magore reka. Ukibaza se ubu muzaguma muri iyo etape, muzagera mu gihe cya fiançailles ryari? Ugasanga rero aramuga ati sheri ndashaka ko twabana, yamukoza nk'izo akavuga ati no ngeshu ndacyashaka kuryoshya, ndacyashaka gutembera, ndacyashaka kwirira isi, kwenjoyinga. Biriya bintu bambwiye ngo ugera mu magongo ugasanga umugabo ngo aragufungirana, ngatangiye kubwira ngo ambara ijipo ngo umanure, ngo ubwo ntubona ko wambaye ubusa, gatangira kukubwira ati iyo misatsi sinyishaka, jya uyifunga gutya, wishyiramo ayo matentire. Reka ibyo bintu ntabwo ndi tayari. Kandi umutipe we yakwamye kabisa, avuga ati ninjye nawe nahangaha. Hakaba n'ubundi usanga umukobwa ariwe wakunze umuhungu cyane, umuhungu akaza akagukunda, akagushyira muri mudu, akakumvisha ukuntu uri mama w'abana be, akakubwira ukuntu muzabana, akakubwira ukuntu hari n'igihe ashyiraho amatariki, avuga ati shari ati hari kope mfite niramuka iciyemo no kwa munani kabisa nzagutera amago, nzakujyana wigire mu rugo ube mama w'abana banjye, tujye twirebanira akana mu jisho umunsi ku munsi. Kubera ukuntu akwestaye, kubera ukuntu ahora abikubwira, kubera ukuntu umukunda, kubera ukuntu umwizera, ugatangira kubibwira inshuti zawe. Ugatangira ati mutangire ukajya ujya ku magugo, ukajya downloadinga amakanzu meza, ugashaka ibigezweho, dekorasiyo igezweho, sale ziri kubikora muri iyi minsi, abashuti bawe mukaganira mugategura ubukwe. Kabwira muzaba fiye doneri, muzaba protokole, marine se buriya n'uwuhe, mukabishyuhamo. Wazajya kureba wa mutipe ugasanga nta nubwo yibuka ko iyo story igeze ayiganira nawe. Disi wabona byarakubayeho, ukumva ucitse intege, ukumva ugize isoni, ukumva ugize ipfunwe mu bantu, ukumva ntabwo ukishimira urukundo, ukumva ntabwo ukiri fieri yo gukundana. Hari n'abavanamo ibikomere, akaba yavuga ati abahungu bose ni ababeshyi, ni gutyo bameze. Icyo gihe rero niho hahandi habamo nyine igihe cyiza cyo kumenyana no kwemeranwa, kugira ngo mubashe kugera ku rundi rwego rwa fiança. Muze kwiyibutsa uturirimbo twajyaga tubikora cyangwa turi kubikora muri iyi minsi tujyanye n'urukundo.
mumbwire nanjye mfite amatsiko menshi. Bakunzi banjye, ndabibutsa gukora subscribe, mukande ku kazogera, mukore share na like, mukomeze mu bisangiza inshuti zanyu kugira ngo ibyo tuganira, ibyo tubagezaho bigere kuri benshi. Kera twebwe iyo wakundanaga n'umuntu ntabwo habagaho WhatsApp, ntabwo habagaho ibi byateye cyangwa ibi bigezweho. Twebwe wandikaga akabaruwa ukakohereza ku iposita, hariho na tembure, kakagera ku mukunzi wawe. Hakaba igihe usanze yanditseho ngo numara kugasoma uzagace, ako kabaruwa uzagace, ako kabaruwa ukibaza, ariko ukumva biragushimishije. Akaba n'igihe utagaciye nyine kugira ngo ujye ukomeza uteraho akajisho, wumva nyine uri kumva ayo marangamutima, uri kumva uburyo yabyanditse ameze, ukajya umushushanya mu bitekerezo. None muri iki gihe mushyiraho kamera mukavugana murebana imbona nkubone, muri abanyamahirwe.